Landiri rero ikivugwa n'iki muri Rayon Sport, haravugwa abafana baramukiye ku biro bya Rayon Sport bashaka kwivuganira na perezida wa Rayon Sport nyakubahwa cyangwa se uwo bita Afande Jean Fidel Nduwayezu, aho abafana bagaragaye nka Rwabutabura, no umufana ukomeye cyane, abafana abo bita ba Sarupongo, abafana bitwa bari batandukanye, bari bahari benshi, nura mwana w'umukobwa nawe nahamubonye yarahari, wabonaga rwose babukereye, bari nk'akagurupe k'abantu batarenze 15, ariko n'abandi bagendaga baziraho, wabonaga n'abamotari baza baparika, wababaza ati dushaka perezida, ati se muramushakira iki, bakakubwira ati na kereka tumubonye n'ibyugo turi bubabwire icyo dushaka, ariko byageze aho ngaho kuko bivugwa baza kumena ipirawu. na cyane tiki nk'uko bivuze, ubonye kwa Rutabura amaze gushika ku biro bya Rayon Sport, nuko ibintu biba byacitse mu mugwa wa Rayon Sport. Yes, ibintu byacitse kuko byacitse, ariko noneho icyazamuye ibi byose Landry, ibintu byagiye biba, abafana ukabona baracecetse, ibiki byose bibaye, ngo ngaho perezida yagiye muri Maroc, ngo ngaho bazanye basinyishije barafinda imyaka 2 bikarangira bacitse, ngo ngaho za Ruvumbu n'ibiki, ariko noneho icyasajije cyangwa icyo navuga abafana ba Rayon Sport bahagurukiye rimwe na uyu nguyu Nishimwe Blaise, ni wumvise saga yabaye kuri ku bijyanye nawe contrat cyangwa umushahara we muri Rayon Sport, byaravuzwe cyane muri weekend yari yashize, bivugwa ukuntu yandikiye Rayon Sport ayishyuza cyangwa avuga ko basesa amasezerano, bivugwa ukuntu bamwohereje amafaranga kuri mobile money, kumbe ngo ni ibya fake. Ibyo byose byaravuzwe, abafana bigezaho barabirarambirana, baravuga ati noneho reka twisuganye uyu Blaise uvuga ko asigawe mu miliyoni n'igice, tube twamwishyura aya mafaranga ye, twebwe nk'abafana twiteranye. Ubwo ngubwo bahise biteranya, bavuga ko byibura fan club cyangwa umufana ku giti cye batanga 50,000. Ariko icyo navuga, 50,000 barabisobanuye haneza, ntabwo ari byo. Byibura hari abana batanga na miliyoni 50. Urumva Landry, bo baravuga ati dutanga 50,000 twese twumva ikibazo cy'umuntu, twumva ikibazo kimwe, noneho base nk'abantu batanga amafaranga ajya kungana, uretse abantu nabonye batanze nka 250 cyangwa 100 cyangwa 120, ariko hafi ya bose bagiye batangiza ibyo 50,000 kugira ngo uriya mwana abe yakwishyurwa, niba nagenda ntagende nkaho Rayon Sport muri mideni, cyangwa avuga ngo nagiye kuko Rayon Sport indi mideni, agende ku zindi mpamvu ziwe, cyane cyane ko bamwe bari kuvuga ko ari kwivumbura, abandi bakavuga ko hari ababyihisha inyuma. Landry bavuga ko hari andi makipe ari kumupushinga amubwira ati vayo ngwino va muri Rayon nta kizakumarira, ariko abafana bo babaye clear na komite, baravuga ati reka tuzana ayo mafaranga tuyateranye tuyashyikirize komite. Aho ngaho abafana bigaragambirizaga Landry, hari n'abari bazanye amafaranga, harimo abantu 2 bari bazanye amafaranga komite. Ubwo ngubwo rero icyabaye niki, icyakomeje kuhaba, perezida yabonye abo bafana bari aho ngaho ari ikingirana. Rega tike ugiye kuraba ibintu biriko birabera mu mugwa wa Rayon Sport, cyambere cyo twemeranye yuko uburongozi buhari ntabwo bigeze bishimira. Igituma atigeze babwishimira niki, icyambere bukijaho sinzi ko wabonye nta bamwe bigeze baryohe, kuko ni ibintu byabonetse, ni ibintu batigeze bishimira. Ejo bundi urabona ko bari bagiye muri Maroc, ariko Maroc barabona ko ibi bintu bitari byo. Tugende buhoro turabe nk'uwitwa Ntuze barafinda yagiye, babona ubu Blaise nawe yaragiye, kandi asa n'uwagiye. Urumva rero iyo uburongozi atacu buri ko burakora, ahubwo akababaro kabo bagaragaje ku biro bya Rayon Sport, nuko perezida wa Rayon Sport agomba kuva mu gacerere akabwira
igituma ikipe ya Rayon Sport ataco iri kirakora kandi wumvise Rwaratabura wewe yavuze ati tugomba umugwi wa Rayon Sport muhe banyene ubu ngubu na Landry nyuma yaho perezida bamushatse ntashaka yenda kuvugana nabo akaba atanageze yenda navugana n'itangazamakuru abafana bo icyo mwisabiraga ni ukubereka umurongo ikipe irimo cyangwa akaba yakwegura akaba ari nayo topic rero twe dufite ahanga cyangwa icyo tugiye kuganiraho Landry ikintu twabaza ngo ese ninde uzeguza perezida wa Rayon Sport na komite ye kweguza perezida wa Rayon Sport na komite ye ni ibintu bitoroshe kuko benshi urazi ko uko bahagiye abenshi mu muryango wa Rayon Sport batariko nicyo kintu abantu bari kwibaza ati se ubundi komite yatorwaga n'abafana cyangwa n'abahagarara abafana sibyo akaba ari nabo bagira n'ubushobozi bwo kubakuraho ariko uyu Nduwayezu Landry wibuke ko yaje mvuze ko ari nk'ikimanuka wabyumva mu Kirundi ndavyumva yaje nk'ikimanuka kuko yaje nta muntu wari umuzi muri Rayon Sport yaba mu mafani club yaba mu buzima busanzwe bwa Rayon Sport mu bafite ibikorwa ntabwo twaratangaye buri wese yaratangaye ubwo rero uwo muntu utarashyizweho n'abafana utarashyizweho n'undi wese muri Rayon Sport turi abafana cyangwa abandi bose turibaza ati ninde uzeguza uwo perezida ese bari abafana twabonye bafite ubushobozi bwo kweguza uriya mu perezida ariko nkuko rero bisanzwe rero tike message y'abafana batanze ni ikintu kigomba guhisomo Nduwayezu ati kubereke kuko ugiye kuraba Nduwayezu cyambere cyoco uravuga se uko yayita akirukanka cyangwa akavuga ati ngewe birananiye ntanze imihoho agomba kuvaho kandi vyihuta kandi Landry amakuru ava muri ya komite bavuga ko ikomite ari yicaye kuri computer iri gutegura imishinga myiza ya Rayon Sport ariko iyo mishinga ni yihe imishinga tuko turabona za APR zaguze za Kigali zaguze za polisi iyo mishinga igomba kutweka ivahe ni kubereka abafana bagiye ku biro byabo bya Rayon Sport kandi amakuru dufise nuko atigeze anabereka abiyereka ahari icyo ni ikintu cyambere kiboneka ntushobora icyambere umugura tukugizwe n'abafana kuko umugwi utafise abafana aho wishikana ntushobora kumbwira ngo ukora ibintu mu biro muri kurabikora utari kurerekana umusaruro mwiza ku bafana icyo ni kibaho na gato urazi Rwaratabura arakubwira ati jengerageza uburyo bwose kubera ikipe ndayikunda nkisiga amarangi aravuga yuko yanarose niki yarose n'umugo kubera Rayon Sport ibyo ngibyo bya Rwaratabura byo birumvikana nk'umufana n'abandi bose barababaye buriya nubwo ari bari abafana twakwita nk'abahuriga abenshi bari bariyo niba abafana bundi ba Rayon Sport babahuriga buriya rero wumve ko ni message bari bazanye y'abandi bantu bakuru kandi benshi cyane benshi batishimiye ubuyobozi bwa Fidel rero ariko ukibaza ati se niyo systeme abo bantu bakoresheje cyane ko nawe Landry ubu nkubwe ati ese ninde uzabwira Fidel ati turakweguje tike tutarinze kurandira kw'ico kintu gose kuko umuntu wese yabonye inga message bagwaruta abantu ugira ngo bizanye hajya nkuko yejeje kubivuga tike ivaho ryanduwa Yesu rigomba guca mu buryo nka bugera nyine yenda abafana ngiye cyo nabona abafana bashatse kwereka uwamushyizeho ko niba koko nkuko byavuzwe ngo bamushyizeho kuza gushyira umurongo kuri Rayon ahubwo mbona yarayitesheje umurongo ntaco yigeze akora nicyo n'abafana bavuga ati ahubwo yayitesheje umurongo niba ari n'uwamushyizeho yaribeshye byaramunaniye iri kirabajijisha kuko igituma iri kirabajijisha urabona isoko ryo mu Rwanda ko ari rito yigose none tike tugende buhoro izi saha Nduwayezu nigikiyo kwerekana amaze gukora Rayon Sport ukaba rero uhagaze muri bya biganiro bya mbere twakoze ubwo Rayon Sport yari nyine iyi komite bwo yajyagaho abafana benshi bagize impungenge ahubwo abantu bakavuga ati umuntu tutazi
urumva umuntu tutari tuzi atahubwo uyu ntaje kuyisenya bikaba bihamije koko Nduwayezu yaba afite misiyo yo gusenya Rayon Sport. Ya na cyane bigomba kuba byo kuko ntaho byakabaye kuko ari kwerekana ibintu byabaringa ikintu cyabaringa cya mbere twanakivuzeho ni biriya bintu byo muri Maroc biriya bintu byo muri Maroc ubundi ariko bijya bintu tike naguciriyemwo bijya bintu ubona nibyo guhuma amaso abarero kuko ubundi akenshi gusinya amasezerano n'ikipe ubundi akenshi ikipe ziba zisinyana amasezerano y'ubufatanya bikorwa akenshi banabisinya buriya match cyangwa imikino iri gukinwa nk'ubu ngubu baba bicaye iki gihe cya busy time za transfer ziba bari muri busy za transfer ikipe nta kindi bireba ni transfer ibigomba gufokasinga kuri transfer noneho biriya ikazabijyamo nyuma biriya rero mwijisho ry'abanyamakuru cyangwa ry'umunyamakuru n'abandi bafana benshi ubona ko ari akantu kari nko gukinga abafana ba Rayon Sport bihagurukiye noneho ukabona ko bibababaje ariko nanone tukibaza ati tukagaruka kuri cya kibazo ninde uzeguza Nduwayezu niwe uzifata ubwe nabafana se bazakomeza bigaragambye kuri ati ikipe yiruke nabamushyizeho se bakavuga ati vaho byanze cyangwa koko abamushyizeho bari kubona ko ari gukora neza ari mu murongo. Oya abamushyizeho niba baramushyiriyeho gusenya Rayon Sport nkuko abantu babivuze ariko arabikora ni kuyisenya nyine na Rayon Sport igomba gutwarwa na afande nibibaho na gato icyo urazi ko benshi banaciyamirije nicyo gituma ubona ubu burongozi bwa Rayon Sport bw'izisa batariko barabwemera ubundi tuvuze muri make ubundi Rayon Sport nkuko n'abafana babyifuza reka twe kubica ku ruhande Rayon Sport bayirekere abacuruzi ubundi niba wumva ngo Rayon Sport ni abantu baba businessman ni aba businessman bazi uko bayitwara muri business yayo uzi ko nk'ubu bari kuvuga aba bakinyi ba Barafinda ba Ruvumbu utari wamenya ibyiwe ubu hari iyaba Rayon Sport iri mu maboko y'abari abacuruzi hari umucuruzi ubu kubwira ati ngenda babyimba kurinda shampiyona itangiye match ya mbere izaba urumva ninge nzishyuza ubwo ninge uzishyuza aho ngaho bafite uko babyumvikanaho ubu bwabo bagomba gukora ibyabo bafite uko babyumvikanaho urabyumva ugasanga Rayon Sport nubwo ako kavuyo katajya gacika yenda nako kavuyo gaterwa n'ibyo byose ariko byibura ukabona Rayon Sport iteye kabiri irakinnye ibonye igikombe ariko aka kanya abafana buri wese afite ubwoba aho ikipe iri kwerekera nico gituma rero bagaragaje ako kababaro kabona bamaze gushika kunutse ku biro byabo bagomba kugaragaza akababaro kabo kuko n'ibintu nabo nyene bariko barabona tike rero yaba abafana yaba ndetse n'abandi bose nanjye ahangaha aho mpagaze ndavuga ko uriya mugabo kugira ngo ibintu bibe byiza na komite ye bavuga ati turatsinzwe nibegure kuko barakubwira ko iyo uhemukiye umugwi wa Rayon Sport bigomba kukugarukako yes nibegure cyangwa uwabashyizeho ababwira ati guys mutange umuhoho badushyireho abandi otherwise biravugwa ko koko Nduwayezu yaje kuri misiyo nkuko bivugwa ko yaje gusenya ari mu mazi abira gose dukomeze rero tuve muri Rayon Sport Landry i Burundi haravugwa umurwi wa Romesaje muri Sekafa uri muri Sekafa uri muri Sekafa duheraho duhita tunavugira nyine ibya Sekafa straight Sekafa iri kubera mu gihugu cya Tanzania umurwi Romesaje rero aka kanya ukaba umaze gukina wakinye n'ikipe yitwa Ikembe rwa rukino rwa mbere kuko nkuko rero bimeze urabona ko Romesaje Ngozi yahora ifise abakinyi barimo mu gihugu Burundi rero benshi ntibarose akanye ko kugira ko kwimenyereza
ariko uyu munsi waje gukina na KMK yo muri Zanzibar ni ikipe ikomeye Zanzibar ni ikipe rero abantu burare benshi ntibayizi kubera abantu ba Tanzania hariya ba Zanzibar urumva ni Tanzania ni kimwe babiziye za Simba za Yanga uko nyene ariko ni ikipe nayo ikomeye igomba gukina Confederation urumva ni ikipe nayo nyene itoroshe ya rero bagiye banganije igitsindo kimwe kuri kimwe urumva ko Romesaje Ngozi nayo nyene idatanguye nabi ntabwo itanguye nabi nk'ikipe ifite abakinnyi benshi bari bavuye muri Sekafa y'abatarengeje imyaka 23 urumva ko naho nyene bagerageje uburyo bwose bwo kwitwara yabanje igitego cyiza cyane ariko aba bavandimwe kuva muri Zanzibar baza kukishyura ibintu bitari bibi ku ikipe nka Romesaje Ngozi abakinnyi baje bananiwe ariko bemeye batera match kandi bateye match nziza cyane be warutse ko Romesaje Ngozi yashitse i Dar es Salaam mu masaa yine ifise urukino rwa saa 10 yani byo mpamvu tuvuga ati aba basore ntako batagize ntako batagize bagomba kuko sabantu bamenyereye amahiganwa gose ya Sekafa ariko urumva ko naho nyene bitwaye neza cyane gose TK harya umutozo ufite ikipe ya Romesaje ni Ndizeye Jimmy yaranayifi we yarafise no mu gise cyagiye go Burundi yaba tarinze imyaka 23 urumva ko ari abana bamenyeranye baramenyeranye n'umutoza abarabana ba Romesaje Romesaje ni ikipe cyambere cyo ni ikipe yakuriwe mu maboko y'abantu begeranye kuko ni academy indi mikino yari yabaye muri Sekafa ikipe ya Azam hariya muri Tanzania hakinye Young Africa ni Young Africa ikaba yarateye n'ikipe yo muri Malawi bangana kimwe kuri kimwe nuko rero muri Sekafa nuko bimeze andi makuru twari tubafitiye etike naguciriyemwo tukiri Burundi gatoyi nariko ntaguciriyemwo umukinya akomeye gose yitwa Saido Ntibazonkiza yabeshuye ivyari bimaze iminsi bivugwa aho benshi bari bazi ko yoba yatandukanye n'umugwi wa Young Africa ku rubuga rwiwe yanditse aravuga ati reka ndabafashe ntabwo je turatandukana Young Africa kuko Young Africa dufitaniye contrat turacafitaniye ubundi mwaka rero kuvuga ngo ntabwo ngo Yanga twatandukanye ubwo no bubeshi TK sere ubwo rero nububeshi amakuru erega abanyamakuru bagenda bashakisha inkuru akantu bumvise nawe nuko byihangana kandi burya nawe baba bari kumushyira ku isoko burya uyu munyamakuru anakuvuze burya abagushyize ku isoko rero icyo nababwira abakunzi ba Soka 21 mudukorere subscribe abatarayikora ndetse mukore na comment kuri ibi biganiro tuba twabahaye naho utaha Landry General TK